Ese waba uri umuntu ugira ishyari cyangwa se waba uri umuntu ugira amatsiko? Waba se uri umuntu ugira neza cyangwa se ugira urugwiro? Waba uri umuntu ugira amarangamutima hafi? Tugiye kwiga izo adjectives, uburyo dukoresha izo adjectives dusobanura noun. Mbibutsa yuko adjectives tuzikoresha dusobanura noun. Urugero, ushobora kuvuga ngo wenda dushobora gufata nk'iyi noun like Aline. Aline tugiye kumudescribinga. Ese Aline ni muntu ki? Alice ni umuntu ugira ishyari. Iryo jambo rigaragaza ishyari niryo bita adjective. Ni ukuvuga ngo Alice ni noun, then tugiye guhita twongeraho ishyari. Alice ni umuntu ugira ishyari. So tugiye kuba twiga mwene ayo magambo muri iri somo. Mbibutse ko turi kwigisha icyongereza cyo kuvuga kuri Google Meet, ni online, ni ibintu byoroshye, aho waba uri hose uraza tukigana. Ikindi, amalinki yose ari buze kugufasha mu kukwiga icyongereza urayareba hano hasi muri comment section. So tudatinze reka duhite dutangira. Tugiye guhera ku ijambo friendly. Maybe ko iri jambo kunze guhura naryo ukibaza ati ese rino jambo rishatse kuvuga iki? So friendly, like iyo tuvuze friendly person, umuntu ugira urugwiro, umuntu uganira nyine ugira urugwiro, abantu nk'abo. Dushobora kwita tuvuga ngo our neighbors are friendly. Ni kuvuga ngo abaturanyi bacu bagira urugwiro. Our neighbors are friendly. Abaturanyi bacu bagira urugwiro, friendly. Kigali people are often friendly. Ni ukuvuga ngo abantu b'i Kigali akenshi bakunze kuba bagira urugwiro. Hano ntabwo dukoresha verb to have cyangwa se has. Hari abantu bumva yuko ngo twagakwiye gukoresha has cyangwa se have hano. Wenda tukaba twavuga ngo our neighbors have friendly. No, dukoresha verb to be. Kuvuga ngo abaturanyi bacu bagira urugwiro. Ntabwo dukoresha verb, ntabwo dukoresha has cyangwa se have. Abanyakigali cyangwa se abantu b'i Kigali akenshi are often ni akenshi, are often friendly, bakunze kuba bagira urugwiro. Tukagira ijambo generous. Ijambo generous cyangwa se adjective generous ishatse kuvuga like nk'umugwaneza, umuntu ukunze gusharinga ibintu, gufasha abantu, ibintu nk'ibyo, umugwaneza. This child is generous. Uyu mwana ni umugwaneza, afasha abandi, asangira n'abandi. Yose umuntu ukunda gutanga w'umugwaneza, ufasha abandi. He is generous to poor people. Poor people ni abakene. Poor people. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo he is generous to poor people, tuba turashatse kuvuga ngo ni umugwaneza ku bantu b'abakene. Ni ukuvuga ngo arasharinga, nimba afite kimwe ashobora kugenda akabongerera. Asharinga n'abakene, akunda gufasha abakene. Ni umugwaneza ku bantu b'abakene. She is generous to poor people. Curious. Like curious person ni umuntu ugira amatsiko. Curious person. Dushobora kuvuga ngo this child is curious. Uyu mwana agira amatsiko. This child is curious. Ushobora no kwivuga ndetse wowe ubwawe ukavuga uti I am a curious person. Ndi umuntu ugira amatsiko. I am a curious person. Ndi umuntu ugira amatsiko. Hano dufite she is curious to know the answer. She is curious to know the answer. Ni ukuvuga ngo afite amatsiko yo kumenya igisubizo. She is curious to know the answer. Afite amatsiko yo kumenya igisubizo. Nervous. She is nervous before the exam. Ni ukuvuga ngo aba afite ubwoba. She is nervous. Aba afite ubwoba mbere y'ikizami. He is nervous about the interview. Ni ukuvuga ngo agirira ubwoba interview. Independent.
Independent dushobora kuvuga ko ari umuntu wigira, just wa muntu utadependinga ku bandi, just kugira ngo abeho arihiringa akabaho. He is independent. Iyo tuvuze ngo umuntu ari independent nk'uko nabivuze ruguru, ntago ni umuntu nyine utadependinga ku bandi kugira ngo abeho. Maybe wenda abandi bafite abandi bakorera kugira ngo babeho, ariko wowe wasanga wikorera maybe kugira ngo ubeho, ahubwo hakaba abandi bakudependingaho. Ni ukuvuga ngo mu gihe wikorera wenda ni wowe ufite business, ntago ujya gusaba, ntago utegereza wenda nk'umushahara w'ukwezi uti hagire uwuguha, ahubwo ni wowe ubikuye muri business zawe, ni wowe wigaburira, ni wowe byose wigenera byose. Icyo gihe you are independent person, uri umuntu sinzi nimba twavuga kwigira, nabuze ijambo ry'ikinyarwanda twakoresha, ariko uri independent person. My sister is financially independent. Ni ukuvuga ngo sister wanjye cyangwa se mushiki wanjye is financially independent. Ni ukuvuga ngo sister wanjye nta muntu ajya gusaba amafaranga, nta muntu asaba amafaranga, arihagije mu mafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo akeneye amafaranga ntabwo bimusaba kujya kugira abandi asaba, ntabwo bimusaba kujya kugira abandi ariraye ngaho cyangwa se kugira ngo abasabe bagire icyo bamumarira, ahubwo we ubwe she is financially independent, arihagije, ntabwo akeneye ubundi bufasha. So tukagera kuri careless person. Careless person ni umuntu utita ku bintu, like he is careless, ntabwo yita ku bintu. Iyo namutije wenda nk'urukweto rwanjye, aragenda akarumbarana igihe akanaruzana atarwogeje. Ni umuntu uri careless, nta kintu yitaho nyine. A careless driver can cause an accident. Ni ukuvuga ngo umudriver cyangwa se umushoferi utita ku bintu ashobora guteza impanuka. Bakundi utwaye ntacyo witayeho, ushobora guteza impanuka, ntabwo uri kwita ku maferuje cyangwa se ibiki n'ibiki, ugasanga uteje impanuka. Responsible. He is responsible. Okay. Iyo tuvuze ngo umuntu ari responsible, ni umuntu ushobora gufata inshingano, like umuntu wizerwa akaba yahabwa inshingano. Uwo muntu ari responsible, ni ukuvuga ngo kuba wakizerwa ugahabwa inshingano cyangwa se ukagira ibintu ushingwa gukora, icyo gihe iyo bakwizeye uba uri responsible. Uko biri kose uri bukurikirana ibintu ugatanga good results, ugatanga resulta nziza. She is responsible for project. Ni ukuvuga ngo ashinzwe, she is responsible for project, ashinzwe umushinga niwe wawubaza ibijyanye nawo niwe wajya kubibaza, because she is responsible for the project, niwe ushinzwe umushinga. Patient ni umuntu wihangana, gusa hari n'ahandi uzayisanga bayikoresha nk'umurwayi, ariko hano turi kureba, turi kwisobanura nka adjective. That nurse is patient. Uriya muforomo arihangana. Abantu baramusakuriza bakagira ute, ariko still ashobora kubimanaginga nyine akihangana. Please be patient with me. Nyamuneka nyihanganira, nakudistabinze cyangwa se nakuderangije cyane, gusa please be patient with me, nyihanganira. Impatient ni opposite ya patient. Umuntu uri impatient ni umuntu udashobora kwihangana. Ushobora kuvuga ngo this customer is impatient. Uyu mukiriya ntashobora kwihangana, ukamubwira ngo ategereze iminota ingahe, tubanze dufashe abahageze mbere ye,
ariko kwihangana biramunaniye, ashobora kuba yigendeye. Ni ukuvuga ngo this customer is impatient. Umukiriya ntashobora kwihangana. He is impatient when he waits in line. Ni ukuvuga ngo kwihangana biramunanira iyo ategereje ku murongo. Hari ukuntu ujya ku murongo wabona hariho abantu benshi ugahita ugenda ukavuga uti kwihangana birananiye kandi nigendere. That time we can say, nimba uri igitsina gabo ushobora kuvuga ngo maybe you are impatient when you wait in line. Ushobora kuvuga ngo uri umuntu utihangana, ntabwo wihangana iyo utegereje ku murongo, cyangwa se tukaba twakoresha nk'izina, wenda tugakoresha nka Caleb. Caleb is impatient when he waits in line. Patient, kwihangana, I mean Caleb kwihangana biramunanira iyo ategereje ku murongo. So tukagira energetic person. Ni umuntu ugira imbaraga, umuntu uba ufite imbaraga. Ushobora kuvuga ngo the team is energetic. Dukurikije ukuntu team iri gukina ifite imbaraga, the team is energetic. Cyangwa se I am energetic person. Ni umuntu ufite imbaraga, ni umuntu ugira imbaraga. The team is energetic. Team ifite imbaraga. The children are energetic. Abana bafite imbaraga. The children are energetic. Abana bafite imbaraga. Reka tujye ku adjective ya 11. Dufite sensitive. So sensitive ni umuntu ugira amarangamutima. Dushobora kuvuga ngo he is sensitive, agira amarangamutima. Is sensitive, agira amarangamutima. Be careful, itonde. He is sensitive about that topic. Itonde, agirira amarangamutima iyo topic. Maybe yuko nutitonda ushobora kubivuga akarira ukabona ararize. Rero mbere yuko uyivuga dushobora tukubwira ngo please be careful, he is sensitive about that topic. Agirira amarangamutima iyo topic. Insensitive ni opposite ya sensitive. Insensitive ubwo ni umuntu utagira amarangamutima, we ntacyo biba bimubwiye, biragoye kubona yagize amarangamutima. Urugero, he is insensitive to her feelings. Ni ukuvuga ngo ntajya agira amarangamutima, ntajya agirira amarangamutima kuri feelings ziwe. Ntajya agira amarangamutima kuri feelings ziwe. Wenda ashobora kuba, tuvuge ko ari umugabo afite umugore, iyi he igusimbura uwo mugabo, then iyi ha igasimbura iyi ha feelings, igasimbura amarangamutima y'umugore we. Sinzi nimba abantu bari bubyumve, ariko iyi ni her, iri kugaragaza undi muntu. Hano dufitemo abantu babiri, hari he is insensitive, nta marangamutima agira. Ese nta marangamutima agirira iki? Nta marangamutima agirira her feelings, agirira n'undi muntu, wenda twavuze wenda umugore we. Nta marangamutima agirira ibyiyumviro by'umugore we. He is insensitive to her feelings. She was insensitive when her friend was sad. Ntabwo yari ababaye, cyangwa se nta marangamutima yagize ubwo inshuti ye yari ibabaye. Ntacyo byari bimubwiye ubwo inshuti ye yari ibabaye. Instead, she was insensitive when her friend was sad.
ntacyo byari bubwe, ntabwo yari yababaye nk'uko abandi wenda bagaragaje akababaro. Positive, she has a positive attitude, ni ukuvuga ngo agira imyumvire myiza cyangwa se agira imyitwarire myiza. She has a positive attitude, agira imyumvire myiza cyangwa se imyitwarire myiza. Positive thinking can help you, ni ukuvuga ngo imitekerereze myiza ishobora kugufasha. Positive thinking can help you. Imitekerereze myiza ishobora kugufasha. Kugera kuri negative, stop being negative, ni ukuvuga ngo rekeraho imyumvire mibi. Stop being negative, cyangwa se rekeraho imyitwarire mibi cyangwa se imyumvire mibi. Her negative attitude affected the team, ni ukuvuga ngo imyumvire ye mibi yagize ingaruka kuri team. Imyumvire ye mibi cyangwa se imyitwarire ye mibi yagize ingaruka ku ikipe. Ancient, hano dusoma nubwo twanditse a ariko dusoma ancient, tuba tuvuga ikintu cya kera cyane cyangwa se bya kera cyane. This is an ancient building. Iyi ni inzu ya kera cyane. Iyi ni inzu ya kera. An ancient building, ni ukuvuga ngo cyangwa se inyubako. Building, inyubako. This is an ancient building. Iyi ni inzu ya kera. They studied ancient history. They studied ancient history. Bize amateka ya kera. Crowded, uruvunganzoka, ni ukuvuga ngo ahantu hari abantu benshi. The city is crowded, ni ukuvuga ngo umujyi urimo abantu benshi, kubona aho utambuka biragoye. Cyangwa se the market is crowded, ni ukuvuga ngo isoko ririmo abantu benshi, kubona aho utambuka biragoye. The city is crowded. The bus was crowded this morning, ni ukuvuga ngo bisi yari irimo abantu benshi iki gitondo. Bus was crowded this morning. Maybe ko wagiye muri bisi guhagararamo byari bikaze, hari harimo abantu benshi. Ushobora kuvuga ngo the bus was crowded this morning, ni ukuvuga ngo bisi yarimo abantu benshi muri iki gitondo. Jealous person ni umuntu ugira ishyari. She's jealous, agira ishyari. She's jealous, agira ishyari. Don't be jealous of other people, ntukagire ishyari abandi bantu. Don't be jealous of other people, ntukagirire ishyari abandi bantu. Loyal, that dog is loyal. Iriya mbwa ni indahemuka. Iriya mbwa irizerwa. Loyal. She's loyal to her friends. Indahemuka ku nshuti ze, azitwaraho neza. She is loyal to her friends. Indahemuka ni indahemuka ku nshuti ze. Dufite hano immature. Dufite mature person ni umuntu ukuze mu mitekerereze. Then mature person ni umuntu udakuze mu mitekerereze. Stop being immature, rekera ku kwitwara nk'abana maybe mu bijyanye n'ibyo uri gukora. Stop being immature, maybe ibitekerezo uri gutanga nk'iby'imyumvire y'abana. So dushobora guhita tukubwira ngo please stop being immature, rekeraho kwitwara nk'abana. His behavior is immature, ni ukuvuga ngo imyitwarire cyangwa se imico ye ni nk'iy'abantu badafite imitekerereze ikuze. Popular, the singer is popular, ni ukuvuga ngo umuririmbyi arazwi cyangwa se arakunzwe, arazwi cyane. He is popular at school, arazwi ku ishuri cyangwa se arakunzwe. Umuntu uzwi ni umuntu ukunzwe. He is popular at school, arazwi
ku ishuri. So this is the end of today's lesson. Nimba utarakanda kuri subscribe ushobora kubikora kugira ngo utazajya ubura andi masomo meza nk'aya. Nkomeza kukubutsa yuko amalinki yose ari bugufashe kwinteragitinga n'icyongereza cyangwa se agufasha kubona ahantu ho kwitoreza icyongereza uri buyasange muri comment section. Tudatinze rero reka duhurire mu isomo ry'ubutaha. Thank you for watching.